Ganira n'umunyamakuru umwe amubwira ati mumbwira umuntu umwe nibura wigeze agirana amasezerano na Tshisekedi akayubahiriza. Muribuka aganira na Jeune Afrique l'intelligent akavuga ati Tshisekedi ashobora gukora ibintu byose uretse mesurer les conséquences uburemere bw'ibyo avuga sibyo ibyo ngibyo murabyibuka. Ni ukuvuga yuko ngewe ntekereza yuko ibintu byo kuvuga ngo kuko sinzi niba yibagirwa ko ari umunyapolitike uvuga ibintu bikajya on record bikaba bibitsa ahantu ku buryo atibaza ko ibintu avuga abivugira muri saro ye. Kuko nyine uvuze ngo umuntu avuze ngo ntigeze agira inattitude belliqueuse ku baturanyi ngo especially u Rwanda na Uganda, ushobora kwicara ukavuga utari ko uyu muntu ni muzima, uyu muntu ntafite ikibazo. Okay, njewe au départ ndavuga ni il est champion des incohérences politiques, birashoboka. Ariko noneho ikibazo kimwe nuko ibyo byose ugenda ubiteranya ukabiteranya noneho abakongomani ni igihugu ubwo nakubwiye ngo tuvuga kuri Kongo kubera yuko idukurura mu bibazo byayo kuko nibo baduhamagaye muri debi bareba. Ariko icyo nshaka kuvuga abakongomani bo iyo bicaye babona bafite president, babona bafite umuyobozi. Yari igihe ari umuntu wigeze kumbwira kera ngo buri abaturage bose ngo kizakubwira uko bameze ngo ujye urebera ku muyobozi wabo, ngo umuyobozi ngo abaturage bagira umuyobozi bamerita sibyo. Abandi bakambwira ngo ziraho ngaho, abandi bakambwira ngo aba bantu politike si ibintu byabo, ni abantu bikundira umuziki, kuryoherwa n'ibindi guceza. Ariko ibyo byose byanga bikunda Margaret uko aho wabishakira hose. Ariko si kibazo n'abantu bafite igihugu. Hari abakubwira ko ushaka kugwa mu mutego wo gufata abanyekongo bose kimwe mu gihe ushobora gusanga ikibazo gifitwe n'umuyobozi wabo cyangwa n'ubutegetsi bwabo, ariko wowe ukaba ushobora kugwa mu mutego wo kugeneraliza wo gufata. Iryo ryaba ari ikosa niba ari ibyo sa je peux retirer ma parole mu buryo bwo kuvuga ngo navuze muri rusange. No, nge ndavuga abarimo kujera igihugu uyu munsi, ndavuga abafite ubutegetsi ni President Tshisekedi na political system. Abantu bumve ko ari ibyo ngibyo kubera yuko naba bamurwanya nabo n'abakongomani sibyo. Kandi ibitunenga nabo barabinenga sibyo, ibitunenga nabo barabinenga kuko ntago ari abantu bose. Kuko deja niba uyu munsi niba arimo kuvuga ngo President Kagame niwe véritable boss wa M23 baheruka gukatira President Kabila, icyo cyaha nicyo bamureze ko ari we washinze M23, biri on record, biri mu rubanza rwe, bamukatira urwo gupfa. Bumve za incoherence zabo. President Kabila muri 2012 na 2013 yari akiri ku butegetsi, ni nawe warashe bamakenga, ni nawe warashe M23. Ariko uyu munsi Kinshasa baravuga ko ari we wayishinze kandi nta gihe itabayeho. Donc ni ukuvuga yuko uriya muntu nge ntekereza yuko bashobora kuba bafite ikibazo, kuko urumva ibintu bareze President Kabila uyu munsi nibyo yajyanye muri iriya nama. Ariko mu bigaragara ngewe nashimye attitude, kuko President Kagame niba ari umuntu yahagurutse muri hano mu Rwanda agiye muri iriya nama kandi azi ibyo azavuga yanabiteguye kandi biri mu murongo w'inama. Ngewe rero niyo mpamvu ntekereza nabonye mu itangazamakuru abantu bamwe barimo bavuga bati ngunguru zibomborekana n'ibindi byose. Nabonye abantu benshi babyandika bakora za commentaires zitandukanye. Ariko niba Minister Olivier uko yakabivuze, ririya ni ikinamico rya politike riteye iseseme rwose. Reka ubwo nibwo buryo umuntu akwiye kuvuga, uretse no kuvuga ngo riteye, simbizi ukuntu umuntu yabivuga, ariko uko byagenda kose ari hariya ikintu cyancekeje niba yaribwira ngo aratega umutego cyangwa ari muri manipulation, arimo aramanipira abantu. Hariya yari ari Masad Boros yarahari. Kandi hari n'abandi bantu bazi ikibazo cyo muri Kongo n'imiterere yacyo. Donc uwavuga ngo manipulation kugeza zaryare. So icyo nakongeraho, yego, ubona ko Tshisekedi ari under pressure, ari ku gitutu cyande, ari ku gitutu nyago cy'umuryango mpuzamahanga. Nyirango aho bigeze ubu ngubu buri muntu arimo kumubaza ese wowe ugiye ku banyamerika
uravuze uti muze mumfashe mukemure Trump ngwino mfashe unzanire amahoro mu burasirazuba bwa Kongo mite nkunoma ubone Nobel Peace Prize Nobel Peace Prize aho ni igihembo cy'amahoro cyitiriwe n'ubuzana nugarura umutekano mu gihugu cyanjye Peace Prize ni n'ikibazo cya Afurika urebye nanone no gutesha n'agaciro Afurika umuperezida ujya mu bindi bihugu avuga ati ngwino ugarure umutekano mu gihugu cyanjye hanyuma nkusabire kuba utware uragaragara nk'uwaharaniye amahoro kurusha abandi ndahita nkunoma rwose kwerekana kuri irresponsible ndakunoma nk'umuntu ukwiriye igihembo cya Prize Nobel ariko noneho ugiyeyo uramwitwariye hati noneho dore ukuntu niko ngiye kubikemura turakorana nawe dukorana n'u Rwanda muteze imbere ubuhahirane n'akarere kose ndetse amasezerano aranditswe intumwa z'ibihugu byombi zihuriye Washington umunsi wo gusinya uti sinsinye uri muri ya nama nibyo nabwo yavuze uwabahuje umunyamerika uhagarariye Trump arahangaho umujyanama wa Trump urimo gushakisha impamvu ni pressure ya pressure tuvuga EU umuryango w'Uburayi uravuze uraje uravuga uti ibyo abanyamerika barimo gukora n'u Rwanda na Kongo turabishyigikiye EU niyo wariteze wenda kuza sanctions hano ibiki bo baravuga ati dushyigikiye umugambi w'amahoro w'Amerika ishyize imbere hagati y'ibihugu byombi hari ibyumvikanywe harimo no gusenya umutwe w'inyeshyamba w'abajenosideri wa FDLR wabonye ko bahose basohora itangazo muri iyo minsi ikurikirana nk'urwiyerurutso ingabo za Kongo zibwira FDLR bakorana ngira ngo ni nabyo twari kugarukaho mu kanya ariko warukomoje iyo pressure rero niyo urebye ibintu bakora byose byivuguruza bidafite n'ukuriho bigure n'iki byose bikaza bikurikirana n'ijambo yavugiye muri diaspora ye ubona ko ari kuri pressure ubu ni uri kuri defensive ari kuri defensive ariko yagaruye ikintu gikomeye ngira ngo James udufashe kumva cyo ikintu kimeze nkaho cyakabaye cyarasigaye mu biganiro byabanje cyo kuvuga ngo nubwo nshaka kugaragara nk'umunyamahoro ariko ndamburiye ikiganza Perezida Kagame ariko kuri kondisiyo gushyiraho kondisiyo yo kuvuga ngo ubanze ubwire M23 isubire inyuma ive hariya aho ntisi nkaho byarenze karimo kwivuguruza kandi muri mu biganiro no mu biganiro nta hantu byanditse yuko ari Perezida Kagame ari u Rwanda ruzabwira M23 kuva aho iri kuko ari mu biganiro na M23 idoha yego ibi biganiro se bya Doha aho Kongo yicanye na M23 bigamije iki none se iriya discours yo wayihuza gute n'ibyanditse muri declaration de principe hari declaration de principe ya Doha sibyo erega nibyo Munyaneze yavugaga ko Perezida Tshisekedi ari kuri pressure ejo bundi Masad Borose asa n'uwavunguriye abantu ho gatoya wari umujyanama wa Perezida Trump mu bireba yaravuze ati mu bintu biganirwa Doha harimo ibintu bikomeye M23 ishyira ku meza notama yavuzemo nk'ibintu bijyanye na governance donc ibintu bijyanye na n'imiyoborere bavugamo ibintu bijyanye na decentralisation sibyo hanyuma avugamo ndetse aranavuga ngo hari ibyakemuka ngo dans quelques semaines ariko aravuga ngo hari n'ibindi d'ordre constitutionnel donc tous ces aspects constitutionnels bivuze iki bivuze ngo hari ibyasaba yuko itegeko nshinga rya Kongo rinahinduka rivugururwa niyo mpamvu kubera ko ari ibintu binerekeranye n'imiyoborere ubwo urabona il faut décentraliser l'administration
donc ni cya kintu cya federalisme twakomeje kuvuga ariko kidasanzwe cyanditse muri constitution ya Congo. Yego. Donc none niyo mpamvu yavuze ati hari ibyakemuka dans quelques semaines, hari n'ibyatwara igihe kuko biri d'ordre constitutionnel kandi ari byo M23 isaba, ati ibyo ngibyo rero ubwabyo ça porte atteinte à la légitimité du pouvoir de Tshisekedi. Donc ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ubwabyo sibyo ubwabyo ni ibintu ubwabyo, donc navuga ngo birimburana n'imizi ubutegetsi bwa Tshisekedi nicyo bwubakiyeho. Donc ni ukuvuga yuko rero ibyo niyo mpamvu arimo gushaka guca inzira y'ubusamo nubwo yarazi neza ko itari bushoboka. Ibyo no gushaka guca inzira y'ubusamo kugira ngo mu kubwira u Rwanda ngo rubwire M23 isubira inyuma kugira ngo atayiha bya bindi saba. Sibyo arimo arayobya uburari. Donc ni ukuvuga ngo ikibazo cya Kongo ni ukukitondera ugafata za irema zose zikigize. Reka twumve Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe icyo yavuze nyuma y'iyo mvugo isaba u Rwanda ngo kubwira M23 kugira ibyo ikora. Ahangaha Perezida Tshisekedi rwose aho gukomeza gukina bene iryo kinamico yagombye kwicara mbere na mbere akabanza agasoma amasezerano yashyizwe umukono maze akayashyira mu bikorwa, kuko hari amasezerano ya Washington avuga ku kibazo cya FDLR, kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo ngibyo byanaganiriwe ejo bundi Washington, bemeranywa ko ku itariki ya mbere ukwakira ariyo tariki yo gutangira iyo CONOPS iminsi 90. Hanyuma ariko ku rundi ruhande hari ibiganiro bya Doha. Aho ngaho niho AFC 23 yicaye, ikaba yicaranye na guverinoma ya Kongo mu kuganira. Aho ngaho rero niho bazareba impamvu muzi y'ikibazo kiri burasirazuba bwa Kongo hagati y'abanyekongo kugira ngo barebe uko bagikemura, hanyuma bashake umuti urambye. Ni ukuvuga ko ibibazo byose bireba uyu mutwe wa M23 bigomba kuganirwaho i Doha. Ntabwo rero Perezida Tshisekedi agomba kuza Brussels akaza akavangavanga ibintu akabwira ngo Perezida Kagame ngo nabwire M23 ngo rivana ingabo zayo. Ibyo ngibyo no gushaka kuyobya rubanda. Rero yicare ashyire mu bikorwa amasezerano ya Washington kandi anihutishe amasezerano ya Doha, kuko ni nawe uyadindiza aho hari ibintu bigaragara atemera no gukora nk'ibiriya byo kuhererekanya imfungwa, n'ubwo ejo bundi yageze bakabyemera, bakaba bazabifashwamo na Croix Rouge n'umuryango utabara imbabare. Rero ntakomeze kuyobya rubanda, ahubwo ashyire mu bikorwa ibyo yiyemeje i Washington kandi anashyire ingufu mu kwihutisha imishyikirano ya Doha. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ati nareka iby'ikinamico ahubwo yongere anibuke ibyo yashyizeho umukono, iby'igihugu cye cyashyizeho umukono. Ibyo ni ibirebana no gushaka kongera guhuza u Rwanda n'umutwe wa M23 kandi byaramaze gufata umurongo bigasobanuka. Ibireba M23 na leta ya Kongo bikaganirwa i Doha, mu gihe ibireba ibihugu byombi biganirwa i Washington. Ariko ikibazo gikomeye u Rwanda rugaragaza muri ibi byose ni umutekano warwo ubangamiwe n'umutwe w'abasize bahekuye u Rwanda bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 bagahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa FDLR. Umutwe wa FDLR niwo fundo ry'ikibazo hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'icyo gitutu abasesenguzi bavugaga ndetse nk'uko mwakomeje kubikurikira, leta ya Kongo nyuma y'ijambo rya Perezida Tshisekedi i Buruseli muri Global Gateway Forum akaba yarahise abwira inzego ze, niko abasesenguzi bavuga, gusohora itangazo risaba abagize umutwe wa FDLR kushyira intwaro hasi bakishyikiriza ingabo za leta ya Kongo FRDC cyangwa se ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Ni itangazo rifite uko ryakiriwe na leta zunze ubumwe za Amerika binyuze kuri Massad Boulos, ndetse nanabonye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost nawe afite icyo yabivuzeho. Bose icyo bahurizaho nuko ari declaration, nuko ari itangazo ngo bakiriye neza
kuko bishobora kugira icyo bitanga mu gukemura iki kibazo. Mbere na mbere igihe iri tangazo ryasohokeye, Honorable Evode, n'icyo gitutu n'aho inzira zo gushaka ibisubizo bigeze n'uburemere bwa FDLR muri iki kibazo cyose tuvuga kano kanya, urabipima ute, urabivugaho iki? Ndabizi, nkunda kukubwira ngo muri politike timing ni ikintu umuntu atakwignoringa. Timing ni ikintu gikomeye, ni ikintu gisobanura byinshi. Toujours ni wa murongo, ni kwa kwiyerurutsa, ni kwa kwiyerurutsa, ni kwa kuyobyibura ari wavugaga. Nge nabikubwiye kenshi, position yanjye ntabwo ndayihindura ko FDLR na FARDC ari kimwe. Gute? Kimwe kiri mu kindi. FDLR iri muri FARDC. Niba ari batayo, niba ari unité, niba ari za batayo, peu importe uko umubare wabo ungana, ni ukuvuga ngo FDLR iri part of FARDC. Ni element. Ni kimwe, ni umwe mu mitwe igize FARDC. So hanyuma kuvuga ariko ngo ni ukurikije uko nyine icyo gihe bibereye. Yego. Nyuma ya yiriya mbwirwaruhame ya Perezida Tshisekedi i Buruseli, ibi bivuze iki muri wa murongo, niba navuga ngo nyine ngewe ndakubwira kuyobya uburari ufite nakoresheje, reka nkoresha ijambo manipulation. On veut manipuler l'opinion internationale. Bivuze iki? Bivuze ngo nategeye ikiganza Perezida Kagame i Buruseli. None na cya kindi yajyaga agira urwitwazo, uko FDLR bayita urwitwazo rimwe, ubundi bakavuga ko itabaho. Ubundi ukibaza niba muvuga ko itabaho, mwasinye gusenya iki? Niyo mpamvu nakubwiye ngo hari za incoherence na za contradiction enorme mu madeclaration y'abayobozi ba Kongo, kuko sinzi Perezida Tshisekedi nabiri yakimara kubivugira i Buruseli, sinzi nibuka neza, wabonye ibyo Kayikwamba yabwiye AU Observer, ni ikindi kinyamakuru yahaye interview. Wabonye nawe ibyo yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo boss we yavuze. Yavuze ko nk'iby'ibihano rwose yumva wabikomeyeho, abacyabikomeye. Ariko undi ngo boss we ngo yari yadohoye. So uretse ko kudohora kwe tutanabikeneye. Ako se kudohora. Yes. Idohora nago. Uretse ko tutanabikeneye. Boss avuga ngo yashaka kudohora nkuko nabare vuga. U Rwanda rwasinye amasezerano, ari amasezerano ya miliyoni hafi 100 yerekanye hariya yo guteza imbere ibintu investment muri vaccines, mu gukora iby'inkingo n'imiti. Iby'inkingo n'iki. Perezida Kagame agaragara hariya, kandi uziko muri Afurika Perezida Kagame ni champion wa domestic health financing. Gushakisha ubushobozi n'amafaranga ni investments mu guteza imbere ubushobozi bwa Afurika mu by'ubuvuzi. So harimo na frustration, harimo no kuba desperate kuri Tshisekedi, kubona abantu yasabiraga ibihano, ntawe urimo kuvuga ibihano, ahubwo barimo gusinyana nabo, bari muri partnership. Urumva? EU ngira ngo ni no mu cyumweru u Rwanda rwari rwasinye n'andi masezerano na EU ubwayo cyane, na EU ubwayo guteza imbere again partnership n'u Rwanda. So kuri we ni frustration, ni diplomatic defeat, ni embarrassment. Kuri on the same stage yaje nka Perezida wa Kongo gutera u Rwanda icyasha, akabona u Rwanda rufite ahubwo kuri table d'honneur barimo gusinyanya kandi partners barwo naba turi kumwe, kandi partners barwo arimo yari yitezeho ibihano ku Rwanda, nibo barimo gusinyana amasezerano n'u Rwanda. Amwe batinda dohoye aradohora aradohora gute? Ntabyo twamusabye. Urumva rero wari ukimbaza bya FDLR. Iyo mpamvu nkubwira ngo nari ntararangiza. Icya mbere toujours aracyari muri za manipulation zo kuvuga ngo icyo uziko kuva ku itariki ya mbere hari byumvikanyweho, Minisitiri Olivier yarabisobanuye a partir du 1er octobre, warerekana ko biri muri uwo mujyo. Sylvain Kenge General Major wabonye kavuga ati mwishyikirize ingabo za FARDC cyangwa MONUSCO, hanyuma hatangire gutegurwa uko muzataha mu gihugu cyanyu, mushyire intwaro hasi, kandi ni mu byanga FARDC zabotsa umuriro.
ni mu itangazo ryo ku itariki ya 10 Yes. ejo bundi ubwo hari kwa gatanu w'iki cyumweru dusoza itangazo ry'umuvugizi w'ingabo za Congo FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa Efomi. bagira n'amazina ari sophisticated. Yego. Ariko urumva ibyo bintu byose nibyo ndimo kukubwira, ni ibintu byo kuyobya uburari, ni ibintu byo kujijisha, ni ibintu byo kwereka baba partners bacu ngo dore wa mugabo ibintu yajyaga yitwaza nabyo ngiye kubikuraho. Yego. Ariko reka dutegereze turebe ko azabikora, nzi ko ntabyo azakora. Hari ikintu gikomeye kiri mu itangazo. Reka nkubwire uko azabigenza. Ntabwo azabura amasarigoma nka 200 atoragura ahantu ku gasantere akayapakira akavuga ati aba ni FDLR, ashake na za Kalashnikov zishaje zingahe, urumva, cyangwa za zindi bizambunda za kera zabo zimwe zinyagirwa ntizikore zitwa ravukatire, azishake azibegereze avuga ati aba ni abantu, iyi ni FDLR yashyize intwaro hasi. So donc mu magambo make nibyo azakora, niyo mpamvu ndimo kukubwira Tshisekedi ibintu harimo no kubyinisha abantu muzunga rwose. Tshisekedi reka nkubwize uko hari ikintu gikomeye kiri muri itangazo Honorable Vode, baravuga ngo les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre aux populations en contact avec les FDLR de se désolidariser. ubwo ne FARDC abaturage basanzwe bitandukanye nabo abasanzwe bakorana na FDLR turabasaba kwitandukanya nabo. Ibi bintu umuntu byumva arabihuza ate no guhora leta ya Kongo ihakana ko nta FDLR ihari, ko ari abana ni ikinamico n'umuryango mpuzamahanga urabizi, no muri reports za group of experts ya UN buri gihe hari naho barekana ko FDLR iri yabaye na integrated muri Wazalendo, magrupu ya Wazalendo militias atandukanye. Hari naho berekanye yuko niyo FDLR bafashwe biyoberanye bakavuga ngo naba Wazalendo. Yego. Yes. Hari naho bakotinze nyina umwana w'imyaka 17 umu FDLR, komanda bamubwira ati niyagira kubaza aho uturuka uvuga yuko uri Wazalendo. Tembera kukorana baba deployinze muri Wazalendo byazwi. Ariko n'ikindi no muri FDLR no muri FARDC units buriya iriya elite unit ya FDLR CRAP harimo wa musirikare wa CRAP first lady wa Congo yasuye mu bitaro. Yego. Bari barashe wari mu bitaro. Iriya elite nuza yabo force yabo uriya yaje kuba hagati muri intambara ya FDLR ya M23 yabaye integrated bayobora ibitero bya FDLR